ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Mwese ku bumwe bw'abera ministries amavuta akanagira amateka ubuzima bugahinduka. Ni amasengesho muri cya kiganiro Build an everlasting legacy. Turabashuje rero tubaha n'ikaze. Ndacyari kumwe na Silas. Wiriwe neza Sira? Ndashima Umukiza akomeze neza, ndishimye ndanezerewe, nongeye kugaruka imbere y'abantu beza, ababyeyi beza, abagabo beza, abasore beza, n'abantu beza cyane. Nanjye ndabakunda cyane, muri abantu beza. Nyankunda kuvuga ngo Imana bampere kurama, Imana nibahe kurama, abakobwa bo mu Rwanda Imana bahe kurama, n'abasore mu Rwanda Imana bahe kurama, n'abagabo n'ababyeyi mwese Imana bahe kurama. By'umwihariko bari hirya no hino ku isi, umuntu wese adukurikirana ari Imana imuduhere kurama. Muri abantu beza, muri abagaciro. Yewe nsigenza hano ku bumwe bw'abera kubera ko n'ubundi ari iwacu, ari mu rugo, nkumva ndanezerewe, nkumva ndishimye, nkumva nabaye umuntu ukomeye kandi ntanabareba. Ariko ntanjye mujye mumamagara mumbwira ati twakumvise, twumvise uvuga ibintu biri byo, twumvise uvuga ibintu byiza, twumvise mbese ibintu byose bimeze neza. Muri abantu beza mbasabiye kurama, yemwe mbasabiye kurama, yemwe nimuhirwe, yemwe nimutabarwe, yemwe nimwakira imbaraga, yemwe ubutsinzi bw'Imana bubeho. Ndasohora ikintu cyose kibi kinjiye mu rugo rwawe, ndasohora ikintu cyose kibi kinjiye mu buzima bwawe, ndasohora ikintu cyose kinjiye mu bana bawe, ndasohora ikintu cyose kibi kinjiye ku mugabo wawe, kinjiye ku mugore wawe, ndasohora ikintu cyose kinjiye muri ofisi yawe, ndagisohora muri aya masengesho mpagaze mu butware bw'Imana. Ndasohora ikintu cyose kibi mpagaze mu butware bwa Kristo Yesu, ndasohora ikintu cyose kikurekeza. Muri aka kanya ndimo kureba mbonye ibintu birimo kugenda bihengereza ingo. Uyu muzimu mu guhengereza ingo, numvise ijwi rimbwira ngo Uwiteka amupfutsa amaso, aramupfuka amaso. Ariko wahagurutse ugasenga, ndirukana, ndasenya, ndamenagura imigambi yose ya shitani, ndigizayo mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwuka wera nizikomeze kuganza ku muntu wese dukurikiye. Reka nsenge rero kandi ndabyumvise. Kandi Mwami turagushimiye ko ugize neza, turagushimiye ko twimanye. Abakobwa urabimanye, abasore urabimanye, abagabo urabimanye, ababyeyi urabimanye. Ubikoreye kwiyubahisha abari barwaye, bagiye kubona ukuboko kwawe kwiza. Abantu barushye ugiye kubatabara, abari bago ugiye kubatabara. Hari ibintu ugiye gukora muri aya masengesho, abantu bagiye kukubona mu zindi mbaraga, abantu bagiye kubona mu bundi burinzi. Hari ibintu uhinduye, ubagize bashyashya. Abari barwaye bagiye gukira, abari bashonje bagiye gucirwa inzira, babona inzira yo kubona amafaranga barye bahage mu izina rya Yesu. Abari bambaye ubusa bagiye kwambara. Ndimo ndabona indwara marayika w'Imana akora ibintu bikomeye. Ndimo ndabwirwa ngo urwaye igifu umaze igihe kwa muganga barakubwiye ngo cyarashwanyaguritse byararangiye. Ndimo ndabona ijuru uri gukiza tepore shane minima. Muri aya masengesho Imana igiye gukora ibintu bikomeye. Ndimo ndabona wowe umaze igihe warahamutse ufite ubwoba, umutima uguhagazemo. Ndabwirwa ngo umutima wawe nutuze, ijuru rikoze ibintu bikomeye. Yego ko Mana, ndimo ndasenga nkabona ibintu bidasanzwe, ijuru rirabahembuye, Uwiteka arabimanye. Ndimo ndabona wowe wakoze ubukwe bugapfa, ijuru rikoze ibintu bikomeye. Imana iragushumbishije, iguha andi mahirwe ya kabiri. Ndimo ndabona wowe wari ugiye gusenya urugo, waruvuze ngo ufashe imyanzuro yo kuvamo. Imana ivuganye nawe, iravuze ngo urugo rwawe rarwubatse, ikoze ibintu bidasanzwe, ikubereye igisubizo, ikubereye imbaraga. Ese urimo urankurikira, wowe urunkurikiranye, wowe wabuze ibyangombwa, Imana irabiguhaye, ikoze ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe. Ndimo ndabona Imana, wowe umaze igihe waratonyotse, bakuroza ibibyimba, waratonyaguritse. Imana yo mu ijuru ndabona marayika kuvura, akira kuvurwa n'Uwiteka, akira gutabarwa n'Uwiteka. Uzashima Imana, uzayihimbaze. Imana irakuvuye. Umaze igihe urwaye mu nda mu bigo bukomeye udakira, umaze igihe uva, Imana irakuvuye, akira gukira mu izina rya Yesu. Imana irabahumanuye. Mwebwe mumaze igihe mubona mujya mu ngarane babasukayo ibishingwe, Imana yo mu ijuru bakuyeyo. Ndabwiye ngo ibyo babatongera Imana bibakuyeho, ibyo bagiye bavuga byose Imana bibakuyeho, uko ari Imana yo kwizerwa, n'Imana yo kwiringirwa. Imana ishimwe. Abakurikiye ubumwe bw'abera nuko byari bije. Reka dusome ijambo ry'Imana je.
nari numvise bije nuko nyine. Ayiwe, dusome ijambo ry'Imana dusanga Hoseya 6:2. Hoseya dusanga 6:2. Azaduhembura. Numvise kandi aduhembuye. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa, kandi tuzabaho turi imbere ye. Iri jambo ryanguwe neza, ryamfashe riraniga, riranzengereza, rinyinjiza mu murongo mwiza, numva mpagaze mu bihe byiza. Numvise ijwi rimbwira ngo agiye guhembura abarwayi, agiye guhembura abantu bari bananiwe mu rugendo, bari bananiriwemo, babona ibintu byabacanze, ngo agiye kubahembura. Abagabo ngo bari bagiye guta ingo, agiye kubahembura. Ababyeyi bari bafashe icyemezo cyo kuva mu ngo zabo, agiye kubahembura. Ingo bazigumemo, abana bari bananiye ababyeyi babanze, byose byabaye ibibazo. Uwiteka yambwiye ngo nze nkubwire ngo agiye kubahembura. Nabwiye ngo kandi agiye kubahembura ngo muzabaho muri imbere ye, muzatsinda, muzanesha muri imbere ye, muzahirwa muri imbere ye. Ndabwiye ngo hari imbaraga nanije ku buzima bwanyu byabahagurukiye, ngo abahemburiye mu mirimo yanyu, abahemburiye mu kazi kanyu, abahemburiye muri office, abahemburiye mu ngo zanyu, abahemburiye mu bavandimwe, abahemburiye mu nshuti, arabahembuye. Nabwiye ngo ibyabananizaga nubwo ari byinshi, ariko Uwiteka umwami ashimwe arabahembuye, ngo azabahembura. Mumaze kabiri, mumaze igihe murira, mumaze igihe mutaka, mumaze igihe mugowe, ariko mwakire guhemburwa n'Uwiteka, mwakire kurengerwa n'Uwiteka, mwakire gukomezwa n'Uwiteka, kandi ngo muzabaho muri imbere ye. Icyo Imana ishaka, irashaka ko muguma imbere ye. Niyo yabakubise, niyo yanabakomerekeje, niyo izanabomora, niyo izanabapfuka, yemeye ko bibageraho, yemeye ko bibahiga, ivuganye namwe, iravuze ngo izabahembura. Mumaze kabiri, mumaze kumenya, mumaze gushishoza, mumaze gusobanukirwa ibyabatatse, ibyabegereye, none Uwiteka atanze itangazo ku buzima bwawe. Wa mukobwa we ngo akira guhemburwa, wa musore akira guhemburwa, wa mugabo akira guhemburwa, wa mubyeyi akira guhemburwa. Rega byaranze, yemwe abamotari mwe byaranze, ariko Uwiteka arabahembuye. Yemwe abacuruzi mwe byaranze, ariko Uwiteka arabahembuye. Yemwe mwabafundi mwe byaranze, ariko Uwiteka arabahembuye. Yemwe mwabayedi mwe byaranze, ariko Uwiteka arabahembuye. Ndabwiye ngo mbabwire ngo Uwiteka arabahembuye, kandi muzabaho muri imbere ye. Nimuve imbere ye, nimuve imbere ye. Akomeje kubimana, akomeje kubarwanya, akomeje kubashyigikira. Ndumva hateraho shenema Dawidi ko Uwiteka avuganye namwe, aravuze ngo muzabaho muri imbere ye. Yemwe mwabarwayi mwe, nimwakira ubuzima. Uwiteka abahaye ubuzima, Uwiteka abahaye kubakiza. Mwebwe mwari murwaye diyabete, mwebwe mwari murwaye imivuduko, mwebwe mwari murwaye kanseri, mwari murwaye amasida, Uwiteka arabahembuye, abahaye ubuzima, abaye kubaho, abaye gutsinda, abaye kunesha, abaye gukomera. Uwiteka abahaye ubutwara, abahaye ubuzima. Uwiteka arabahembuye, Uwiteka ashimwe. Avuganye namwe ngo muzabaho muri imbere ye, mugume mu imbere ye, mugume mu mwizere, mu mwiringire. Ni umutabazi wanyu, ni umwami udahemuka, ni Imana itabeshya, ni Imana itikanga. Ivuganye namwe iravuze ngo irabahumanuye, ibyo buryo babahumanyije, ibyo babakoreye byose Imana ibibakuyeho. Imana irabarengeye, Imana irabatabaye. Imana ishimwe kuko izi ibintu bikomeye, itabeshya, itikanga. Niyo yagiye isanga Daniel mu rwobo rw'intare, imusanze mu rwobo rw'intare, yamubwira ngo Daniel we ndi kumwe nawe, humura witinya, ndakohereza ubutabazi bwihuse. Imana ibohereje ubutabazi bwihuse. Intare ubwo zari kurya bisi, byari kurya Daniel, ngo ziramutinya. Hari byari bikwasamiye, ariko Imana yavuze ngo iraguhembuye, kandi uzabaho uri imbere ye, uzabaho uri imbere ye. Nzabahembura mumaze kabiri, ku munsi wa gatatu nzabahagurutsa, kandi muzabaho muri imbere ye. Nabwiye ngo aya masengesho, Imana mwakire guhemburwa n'Uwiteka, mwakire gutabarwa n'Uwiteka. Ariko nanone muramenya icyabakubise, murakize, icyabakomerekeje murakize, icyabateye ubwoba murakize. Ubukwe bwarapfuye urakomereka, urugo rwakunaniye none wakomeretse, wacuruje biranga none wakomeretse, warwaye kanseri none byakubera ikibazo, diyabete yakubaye nyinshi none byakubera ikibazo. Hari ukundi kuboko kwiza kw'Imana. Muri ibyo yavuze ijambo rikomera ngo ukuboko kwiza kutagaragara gukora imirimo mu buzima bwacu. Uko kuboko kwiza kugiye kuguhembura, ukuboko kwiza kugiye kukwimana, ukuboko kwiza kugiye gukora imirimo n'ibitangaza, ukuboko kwiza kugiye kwigaragaza. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Ariko se urumva umeze ute? Ibyagukubise urabizi, ibyagufashe ingwate urabizi, aho wazirikiye urahazi, indwara urwaye urazizi,
kwa muganga bakubwiye ko bidashoboka, inshuti zakubwiye ko bikomeye, nubwo ubona bikomeye ariko ku Mana ntibikomeye. Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Niyo mpamvu Abisiraheli ku nyanja itukura yabambukije kubw'inkoni, ariko ku Bisiraheli bageze kuri Yorodani ibambutsa kubw'isanduku n'ikirenge. Imana irwana mu bundi buryo kugira ngo abisi batayimenyera cyangwa nawe ubutayimenyera. Uburyo igiye kugukiza bitandukanye nuko wari usanzwe ubizi. No ku kidendezi murabizi, marayika ngo yazaga rimwe mu kidendezi, ariko igihe kimwe Yesu arahagera aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Wari umaze igihe uburiri bukwikoreye, none bari wowe ubwikorera. Abari baragize umwete wo kumva yuko yagomeza akabwikorera baravuga ko cyabwikoreye ku munsi w'isabato, ariko wabwikorera avuga ngo icyo nitayeho n'uwankijije sinitaye kuba ari mukumbwira ayo magambo, muzabibazo wankijije. Uwantumye rero ari we Kristo Yesu arambwiye ngo muzabaho muri imbere ye, kandi ku munsi wa gatatu azabavura, azabomora, azabahagurutsa, azabakomeza, maze ubundi asigaye mubeho muri imbere ye munagende kuko yabahembuye. Ni ukuvuga ngo ku munsi wa mbere arabahembuye, ku wa kabiri arabahagurukije, ku wa gatatu muzabaho muri imbere ye. Ese wari ubizi? Bikurwanya n'ibyinshi, ariko ntabwo bifite ububasha bwo kwica, kuko kukurwanirira arusha amaboko bikurwanya. Ko nabonaga hari ibintu birimo kugenda bisumira abantu, bigenda bibasumira, bigenda bibahiga, ariko ndabwirwa ngo ijuru riratabaye. Niryo rya jambo, ijuru riratabaye. Niryo rya jambo riri muri Zaburi ya 34. Umva ukuntu havuze, haravuze ngo 34 umurongo wa 19, ravuze ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. 20 ravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose, arinda amagufa ye nta na rimwe rivunika. Uwiteka yongera kwimane, Uwiteka yongera gushyigikire, akubera igisubizo. Hano takubera igisubizo. Mva 23:35-22 haravuze ngo Uwiteka warabibonye ntuceceke, mwami ntumbe kure. Uwiteka ntabe kure yawe, yemeye kuguhembura, yemeye kuguhagurutsa, yemeye kugukura mu bihombo, yemeye kukurindira abana, yemeye kukurindira urugo, yemeye ko ibintu bihinduka. Byari byaragucanze Imana irabicanguye. Yemeye ko umugabo yongera kukwita sheri, yemeye ko umudamu yongera kukubaha, yemeye ko mwongera gucuruza bigakunda, yemeye ko muri ibyo biro wasuzugurwaga Imana iguhaye igikundiro ukabongeye gukundwa. Imana yemeye ko ibintu bisobanuka. Byari byaragucanze Imana ibikuye mu nzira, ishyizeho inzira igaragara. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nzaguhembura, akira guhemburwa. Bisobanura ngo Imana irakubatse, urongeye urubakizwe rwose, uhawe ubundi buzima, uhawe ubundi bushobozi, uhawe izindi mbaraga. Ese jari y'Imana ikubwiye ngo irakubatse, ubyumva ute? Imana rega igihembura jeri, Imana igihembura. Yigeze guhembura Zakariya, iramuhembura aramaze igihe yararushye, amaze igihe yaragowe, amaze igihe afite ibibazo, nta mwana afite, ajya gutamba bakamusuzugura, yatamba bakamutesha agaciro, ariko Imana iramuhembura ngo ajya gutamba. Igihe kimwe ngo marayika araza aramubwira ngo umva, aramubwira ati umva Zakariya we, igitambo cyawe watanzwe cyumviswe, ntiwongere kugira ubwoba, ntiwongere guhamuka, ntiwongere kugira gute. Ariko ikibazo abantu gutamba barabiyobewe, gutamba ntibakibimenya, gutamba ntibakimenya inzira yabyo, kandi no kubera bahuye n'ibiza bituma abantu bajijwe, bakayoberwa inzira bajyanamo amaturo, bakayoberwa inzira bakoramo imirimo. Ubundi icya 10 n'amaturo ni ukubitanga kugira ngo ubone umugisha, ugomererwe imigisha muri Kristo Yesu, ugomererwe imigisha muri Kristo Yesu. Nabo rero harimo abantu batagitanga icya 10 n'amaturo kubera abantu babi bahuye nabo, ariko Uwiteka aracyagukurikirana. Tanga icya 10 n'amaturo ku itorero ryawe usengeramo, tanga icya 10 n'amaturo aho ukorera umurimo, tanga icya 10 n'amaturo ibintu byongere bisubirwemo, ugiye mu murongo neza. Ngo Zakariya ngo aragenda aratamba ngo ijuru rimwigaho we, marayika ngo araza aramubwira ngo umva yewe Zakariya we, ngo umva, ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Umugore wawe Elizabeth nubwo ari umukecuru rukukuri, ariko ngiye kumuha guseka.
ngiye kumuha guseka kandi azabyara umwana w'umuhungu muzamwite Yohana. Cyakoze kuko nza kubona uza guturuka hano ufite ibineza neza bikaza gutuma baza kukubaza ukavuga ibyo wabonye n'ibyo wumvise, ndaguhindura ikiragi. Ngo Zakariya asohoka yabaye ikiragi kubera ko yari yatinzeyo. Baramubaza ngo nibiki byabaye, ngo byagenze gute, agaceceka amarenga. Hari ibintu Imana igiye gukora kubera ko Imana ibahembuye. Ngo aca amarenga, ngo ayo marenga yarabajijishaga ntibamenye ibyo ari byo. Imana igiye kujijisha abanzi bawe. Bari bazi ko ntacyo uzageraho, bari bazi ko utazahaguruka, bari bazi ko utazahembuka, bari bazi ko utazagubwa neza. Babona urahembutse, babona umerewe neza, urongera uracuje birakunze, urongera urabyaye birakunze, urongera urugo rwawe urugumyemo birakunze, urongera ubonye akazi birakunze. Imana igiye kubahembura, Imana igiye kubatabara, urongera urakiza. Bari bazi ko urwaye kanseri igiye kukwica, ntago igikwisha ugiye gukira. Abari bazi ko urwaye diabete igiye kukwica, ntago igikwisha ugiye gukira. Ijuru ritanze umuti. Bandashani witembo. Imana ikoze ibintu bikomeye. Ndimo numva imbaraga z'Imana, ndimo numva uburinzi bw'Imana, ndimo numva igitinyiro cy'Imana. Imana irigaragaje, Imana irahabaye. Kandi nanone nimba hari n'ikintu umva washaka kutubaza, washaka no kutubwira, waduhamagara, wajya kuri yankoraho, wajya kumwe bw'abera, wahamagara mushumba, wamamagara, nta kintu bitwaye. Hano hose ni mu rugo. Imana yacu yo kwizerwa, ni Imana ishoboye byose, ni inyembaraga, ni inyabushobozi. Hari ibintu Imana itimbuye ku gahinda, itimbuye abo bazimu, itimbuye iyo karande, yigishe yo mwuka mubi. Hari ibintu Imana yigisheyo kuko ari inyembaraga, ni inyabutaba, ni umurengezi wacu, ni umugabo utabeshya. Zakariya ngo Imana iramutabara, imuha umwana w'umuhungu witwa Yohana. Ngo Yohana ageze mu rugo Zakariya ngo ageze mu rugo abwira umugore we, aramubwira ati uyu munsi byahindutse, ndagutera inda. Ngamutera inda, ngakuramo umwana, bavamo umwana, batwita umwana witwa Yohana. Ndetse ngo Zakariya ngo akazajya ashimira Imana mu mutima. Ngo ndetse Elizabeth yigeze guhura na Mariya, abana barisimbiza. Elizabeth na Mariya bari ababyara. Ngo none ubundi ikindi gisigaye gikomeye, ngo kandi ubwo urumva Yohana na Yesu, ubwo urimo urabyumva. Kandi ngo Yohana yarutagaho Yesu amezi 6. Abana barisimbiza. Hari ibyiza bigiye kuzamuka ku buzima bwawe, byari byaranze bigiye gukunda, byari byaranze bigiye kwemera kubera ko Imana iguhembuye. Hari ibintu Imana yahembuye abantu, ihembura Sara nawe ngasekera mu gikari. Ariko ngo uwitwa Elizabeth ngamaze guhura na Mariya